Ndabasuhuje kandi mbifuriza kugira ibihe byiza aho muri hose nizeye ko mumeze neza, natwe rero tumeze neza kandi murabizi ko tubakunda. Uyu munsi rero nahise nifuza gukora cyane byihuse kugira ngo mbanze nsubize uno muntu watwandikiye, ko biri kose ni umuntu w'umumama. Yatwandikiye atubwira ngo mfite ikibazo, iyo nkorana n'umugabo wanjye imibonano sinyare, ariko nyuma yayikuramo nkumva hari kumanuka ibintu bisa nk'uruzi, nahaguruka nkagenda bimanuka ku maguru. Ese ubwo ntiyaba ari amazi akaba arekera ari ubwo agiye kuza, ubwo nyine akarekeraho kubikora cyangwa se gukora sex ari uko amazi agiye kuza. Guys, nibyo tujye kurebera hamwe rero sasa. Ni ukuvuga ngo iyo umugore n'umugabo bari gukora imibonano mpuzabitsina, mw'abana mwe, nibyo bintu nkunda kuvuga nkababwira ngo mwite ku masomo mbaha, kuko hariho abagabo batazi kurongora abagore babo. Uyu munsi wa none ahangaha abagore batazi ngo ni ibiki tuba turimo ni ukuri. Ariko urumva uyu muvandimwe wacu yagerageje gusobanukirwa, kuko inshuro nyinshi usanga umuntu agereranya ariko ugasanga ntabwo aragwa ku gisubizo nyirizina gishobora kuba cyatuma yumva yuko ibyo bintu bisubijwe, cyangwa se yumva yuko ibyo yatekereje ari byo. Ni ukuvuga ngo wa mumama we udukurikiye none ahangaha, wowe ibyo bintu byakubayeho uzumve iyo murimo mubikora mu kiziba cy'inda uko uzaba umeze mu kiziba cy'inda. Iyo tuvuga mu kiziba cy'inda tuba tuvuga inda yo hasi, sibyo? Ntabwo tuba tuvuga mu nda mu gifu cyangwa n'ahandi hantu, tuba tuvuga mu nda yo hasi. Wenda ibyo ngibyo nabyo kereka tubifata umwanya wo kubyiga, uzumve uko uzaba umeze. Ikindi kandi uzamusabe gutindaho, sibyo? Gutindaho, buriya abagabo benshi ntabwo bazi tekinike y'uko abagore batinda kurangiza, kandi umugore yageze ahantu aryoherwa cyane, ni nako gutuma yamavangingaza. Ikindi, hariho abagabo barambirwa, ugasanga umugabo arimo aranyaza umugore, naho kugira ngo ayigumishe aho akomeza agerageza arebe, ahubwo ararambiwe kuko abona ngo nta mavangingo ari kubona, ahise ayivanaho. Ari ibyo ngibyo wenda uwo mugore ashobora kuhahura nabyo. Ni ukuvuga ngo umugabo we buriya araza agakora imibonano mpuzabitsina, yamara kuyikora agahita akuraho, yamara gukuramo umugore agakuramo, umugore aribwo ageze kumva muri we igikorwa cyagabaye gikomeza, sibyo? Ugasanga aramupfubirije, aramubihirije, ntago yumvishije uburyohe bwabyo. Kuko urumva niba ahaguruka akagenda yumva utuntu turi gutakara, ni uko aba ageze ahantu kabisa yumva. Buriya rero niyo mpamvu usanga abagore banyu babaca inyuma. Nk'ubwo uwo mugore aramutse ahuye n'umugabo uzi kurongora, nshuti yanjye, uwo mugabo ugufite nta kintu na kimwe mwazongera kuvugana. Bivuze ngo rero abagabo ni mwige, mw'abantu mwe, jyewe nabahaye amasomo, nta kintu mbishyuza mwokabyara mwe, nababwiye tekinike nyinshi zitandukanye. Impamvu bamwe na bamwe babifata uko babishaka, ariko twebwe icyo tuba dushaka kugeraho tuba tukizi. Uko wabifata kose, jye nta kintu na kimwe byantwara, gusa kuko mba nzi icyo nshaka kugeraho, sibyo? Rero mugerageze mumenye kurongora abagore banyu neza. Abagore barababaye, barahangayitse. Abagore ni ba bantu batajya bakunda kurangiza, ugasanga umugore aba mu rugo rwe, ariko ugasanga kurangiza abantu barabivuga, we akabifata nk'imigani. Ibyo ntabyo azi, ntabwo arumva ibintu biryoshye birenze, my God, birenze nyine tu. Ni ukuri hari igihe uzajya igihe cyose wumva horoshyukwa buri munsi, ntabwo umugore aba arangiza. Nanjye nagiye kubimenya bigoye, ni nayo mpamvu navuze ati reka mfate umwanzuro nigisha abantu babimenye, abantu basobanukirwe, abantu nabo baryoherwe. Kuko niba uzi ko ugiye hejuru umugore wawe ukamuvaho atarangije, nshuti yanjye, ibyo bintu uzabibazwa. Nk'uwo mama ubitubajije,
agenda ari kujojoba, ni ukuvuga ngo nk'icyo gihe aba agezemo, ni ukuvuga ngo umugabo ageze igihe cyo kurangiza umugore aribwo agiyemo neza. Mwabyumvishe mwa bantu? Umugore akaba aribwo abijyamo, umugore akaba akeneye kunyazwa. Mama we udukurikiye watwandikiye, ndakwinginze jya ufata igitsina cy'umugabo wawe, ntimugatinye abagabo banyu. Mu gihe ari hejuru ukabona kunyaza yabyanze kandi ubikeneye, jya ufata igitsina cy'umugabo wawe ukinyarishe, umubwire atakira, fata nyaza akunyaze, nawe humiriza amavangingo yarekure. Nta mugore utagira amavangingo, kireka wavutse ari Nyiragatare, kandi nta muntu uvuka uri Nyiragatare. Nababwiye yuko umuntu aba Nyiragatare kubera bitewe na situwasiyo z'ubuzima yabayemo, ngira ngo nagiye mbibasobanurira. Niba rero ufite ayo mavangingo, ubu noneho abagore bari kubabaga ku bwinshi, bababaga ibibyimba mu nda, batababaga kubera ko ari umwana, ahubwo bakababaga ibibyimba mu nda. Ubwo rero bivuze ngo nyaboneka, njyewe icyo nababwira ni uko abagabo bafite amakosa menshi mu mirongorere yabo. Umugore uramuguyaguya, ukamutwara neza, ukamukorera ibyo ashaka byose, kandi ukamunyaza akanyara, ukamurongora akarangiza akishima, nawe akaruhuka. Aba akeneye kuruhuka, aba akeneye nawe kwitabwaho. Iyo umugore arangije araryama akiruhutsa akamererwa neza, kumva ubundi umugore yarangije yongera kubikenera hanyuma y'iminsi ingahe n'icyumweru cyashira, aba yumva amerewe neza mu mubiri. Ariko ikikubwira ko umugore atarangiza ni wa mugore uhora aryaryata mu gitsina, yumva abishaka, yumva ashaka kujya kurongorana n'abagabo, yumva akareba kariya gasura kumva arakifuje, yareba umugabo runaka kumva tubikoranye byagenda bite, agahora aryaryatwa mu gitsina. Abagore benshi baba basambanyi kubera abagabo babo. Hariho abagore ubona bari kujya gusambana bazivumba, noneho warangiza ukavuga ati buriya niko yabaye, ni umutindi, ni umusambanyi. Ariko nakubwiza ukuri ngo ari mwe mu bitera, ari abagabo baba bitera. Nk'uwo mumama wahitinyutse akatwandikira, arababaye, wa mubyeyi we, ni ukuri ufate nimero yanjye, nimero zanjye ziriho nagiye nzitanga cyane, uzamvugishe inbox. Menye imva n'imvano y'aho ibyo bintu bituruka, menye niba utajya urangiza, menye niba ibyo bintu bituruka he. Kuko ubu nonaha ntabwo nzi niba warabyaye, sinzi niba utarabyara ukiri umujeni mariye, ntabwo nsobanukiwe neza kugira ngo mbashe kumenya inama nyirizina nkugira. Ariko nimero yanjye, cyangwa se niba wakongera ukandika muri komenti byose ukabirondora, washaka ukandika komenti ni 10 nta kibazo, ukabirondora byose ukabimbwira, nakongera hagira ikintu nkubwira kandi gifatika. Ariko ndakumenyesha ngo niba warabyaye ibintu bikaba bimeze gutyo, umugabo arimo araguhemukira. Umugabo mwigishe, niba atarize, niba atarafashe amasomo yanjye, mwigishe. Gifata igitsina cyiwe ukikubitireho, ni waruha umuhereza umubwira ati bikore, najya kwishyiramo imbere hamwime, umubwira ati ndashaka kubanza hano hantu nkumva kabisa ko ububabare buriho buvaho. Uzi ko umugore kenshi arangiriza hejuru, kandi ntabwo arangiriza hejuru kubera yuko wahise wirukanka ngo nta mazi ahari. Oya, urakomeza ukabyiringitaho, hari igihe ujya kubona ukabona amazi araje. Mwabagabo mwige kurongora pe. Ntabwo mbasaba amafaranga, simbasaba ibintu birenze, ahubwo mbasaba yuko buri muntu wese yamenya icyamwubakira urugo. Icyakubakira urugo rero nta kindi. Icya mbere ntabwo ari ukurya, ntabwo ari ukunywa, ntabwo ari kuryama heza. Icya mbere ni uko uba wamaze kumenya ngo umugore wanjye ndamutegura gutya, ndamurongora gutya, ararangiza gutya, mbone kurangiza turyame. Ariko mu gihe utabizi urimo urasenya urugo rwawe. Hari ubwo mubeshyira abagore banyu ntabwo bazi kunyara, kandi abagore banyu ahubwo babizi, ahubwo barabuze ababibakorera.
nabahaye urugero mbabwira umuntu uhora umbwira ati jyewe bimeze bite ko nzi ko nyafite ko mba numva ndi kubabara bimeze bite, birangira babwiye uko babigenza dusanga ikibazo ni icy'umugabo, kandi umugabo ari wari wacishije ibikuba avuga ati jyewe umugore wanjye ntago anyara mbigenze nte. Bivuze ngo rero ibyo bibazo turabifite mu ngo, turabifite mw'abantu, ntabwo bitworoheye habe na gake. Ari nayo mpamvu ku nshuro y'uyu munsi tugira ngo tubirwanye. Niyo mpamvu abantu bazi ubwenge zino video barazikunda, bazi n'icyo zibamariye, kuko hari icyo zibafasha kumenya, zirabahugura bagahuguka, hari ibyo bamenya batari bazi. Kandi narababwiye ngo buri muntu wese amenya iki? Amenya iby'Imana yamuhamagariye, ntabwo byose ari kubamenya. Ari nayo mpamvu haba perezida, hakaba visi perezida, hakaba minisitiri, hakaba ab'imitekano, hakaba umukuru w'umudugudu, noneho haje n'abisibo, hakaba abaturage bakize n'abakennye, hakaba abantu bose barunganirana muri ubu buzima bwo tubayemo. Nta muntu n'umwe ujya ubasha kwigira, nta n'umuntu wabasha kwigira. Niyo mpamvu niba ubona ko umuntu afite ubwo bwenge wawe umurahuraho, umurahureho. Nanjye ndamutse ngize akantu nkubonana nakagukuraho. Ibyo byose tubimenye kandi tubiha agaciro, bizadufasha. Imana rero ikomeze ibampere umugisha, murabizi ko mbakunda kandi mbazirikana. Mvuze byinshi narondogora cyane, ariko wa mubyeyi watwandikiye ndagukunze cyane kandi ndagushimiye. Ikindi kandi ushobora wenda kuba ntakojeje ku ngingo yawe neza bitewe n'uko hari ibibazo byinshi nakwibazagaho ntari nasobanukiwe, ariko unyandikiye nabasha kugira gute kubigusobanurira. Murakoze cyane kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Bye.